is good. All the time. All the time. That is good. Ugiye kutubwira ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 guhera ku murongo wa 4. Umutwe waho uvuga ngo iki? Imana ishyira Adamu muri Edeni. Murongo wa 15. Uwiteka Imana ijyana wa muntu muri yango bya Edeni ngo ahingire ibiyirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti. Uwiteka Imana yamutegetse ngo iki? Uwiteka Imana yamutegetse iti, ku giti cyose ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge kimenyesha icyiza n'ikibi ntuzakirye, ntuzagikore, kuko imbuto yakiriho no gupfa uzapfa. Amen. Uwiteka yaramutegetse ngo ku biti byose byo muri iyi ngobyi ajya arya imbuto zako uko agira ute, uko ashaka, ariko igiti kimwe cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntazakiryeho, kuko umunsi yakiriyeho no gupfa azagira ute, azapfa. Uwiteka rero ku murongo wa 18 yamuremeye umufasha. Umutwe uvuga ngo Imana irema Eva. Unyarukiye ku murongo wa 21 niho Uwiteka yaremye Eva. Ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu guticura, arasinzira. Imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Ubwo rubavu ruhindura iki? Umugore. Umurongo wa 25. Kandi uwo mugabo n'uwo mugore bombi bari bambaye ubusa ntibakogwe n'iki? N'isoni. Imana imaze kubarema bari bambaye ubusa ntibakogwe n'iki? N'isoni. Bari bambaye ubwiza bw'Imana, ariko turaza kureba ukuntu bakozwe n'isoni. Mu Itangiriro igice cya 3 ni ugiye kuhatubwira. Umutwe uvuga ngo iki? Inzoka yosha Eva. Wa mugore Imana yari imaze kurema, inzoka yaramwoheje. Tugiye kureba uko inzoka yagize ute, yamwoheje. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zose zo mu ishyamba Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, iyo nzoka yabaje uwo mugore ngo iki? Ni ukuri koko Imana yavuze iti, ntimuzajya ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Umunyumvira ngo ni ukuri koko Uwiteka yaravuze iti, ntimuzajye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Yagiraga yumva uko uwo mugore aravuga. Uwo mugore arayisubiza ati, uwo mugore yayishubije ngo iki? Imbuto zose zo muri iyi ngobyi twemera kuzijyaho, ariko igiti cy'ubwenge, ariko igiti kiri hagati y'ingobyi nicyo Imana yatubwiye iti, ntimuzakirye, ntimuzagikore, kuko umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. Aha, igiti kiri hagati y'ingobyi nicyo Imana yari yababujije ngo ntibazakirye, ntibazagikoreho, batazapfa. Inzoka imaze kumva ko Uwiteka yababwiye ngo umunsi baziriho no gupfa bazapfa, yamusubije ngo iki? Gupfa ntimuzapfa. Kuko Imana izi yuko mwaziriyeho basangiza ugahinduka nk'Imana. Aha, inzoka yaramubwiye ngo gupfa ntibazagira ute, ntibazapfa. Ngo kuko Imana izi yuko umunsi baziriyeho ngo amaso yabo azagira ute, azahweza, bakamenya icyiza n'ikibi, kandi ngo bagahinduka nk'iki? Nk'Imana. Urumva ukuntu yamubeshye? Uwo mugore amaze kumva ko bazahinduka nk'Imana, bazamenya icyiza n'ikibi, icyo giti yabonye kimeze gite? Gifite ibyo kurya byiza kandi ari icy'igikundiro. Asoma ku mbuto cyo arazirya, n'umwe nawe arazirya. Aha, baba baracumuye. Umurongo wa 6 ngo uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ari icy'igikundiro, ari n'icyo kwifuriza umuntu ubwenge, ngo asoroma ku mbuto zacyo agira ute, arazirya. Aha ho n'umugabo we wari kumwe nawe ngo aragira ute, arazirya. Bamaze kuzirya amaso yabo byagenze bite? Amaso yabo baraheza, bamenya ko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'ibitini biremera ibicucu. Bamaze gucumura ngo amaso yabo bombi arahweza, bamenya ko bambaye iki? Ubusa. Kandi imbere bari bambaye ubusa ntibabimenye batarakora icyaha. Twabonye ko Imana yabaremye we n'umugabo we bose ngo bambaye ubusa ntibakogwe n'iki? N'isoni. Ariko bamaze gucumura ngo bahise bamenya ko bambaye iki? Ubusa. Bidodera ibibabi by'iki? By'imitini, biremera ibicocero ngo ni imyambaro, aba ariyo bagira ute? Bambara. Urumva ukuntu icyaha ni kibi? Noneho Uwiteka Imana yari isanzwe basura. Ku murongo wa 8 Imana ihana Adamu na Eva n'inzoka.
noneho tugiye kureba ukuntu Imana yaje kubasura n'uburyo yabajije icyaha bakoze n'uburyo bayisubije, sibyo? Murongo wa 8, bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya munsi, wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti muri iyo ngobyi, amaso y'Uwiteka Imana barihisha, kandi imbere Imana yarabasuraga ntibagire ute? Ntibihishe, ahubwo bakaganira nayo. Ariko bamaze gucumura, bumva Imana ije bagira ute? Barihisha. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo, iramubaza iti, yamubajije ngo iki? Ada, uri he? Yaramubajije ngo uri he? Uwo mugabo arayisubiza ati, yayisubije ngo iki? Numvishe imirindi yawe ndishwa nuko nambaye ubusa ngo yumvishe imirindi y'Uwiteka atinyishwa nuko yambaye ubusa agira ute? Arihisha. Kandi imbere yahoraga aganira n'Imana yambaye ubusa, ntakogwe n'iki? N'isoni. Amaze gucumura ngo atinyishwa nuko yambaye ubusa agira ute? Arihisha. Umurongo wa 11, Uwiteka Imana iramubaza iti, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Umugabo yashubije Imana ngo iki? Numvishe imirindi yawe umugore wampaye. Umugabo wampaye ngo tubane namaye utazi icyo giti ndazirya. Imana yaramubaje, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije? Arayisubiza ngo umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ngira ute? Ndazirya. Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti, yamubajije ngo iki? Icyo wakoze icyo ni iki? Icyo wakoze icyo ni iki? Umugore arayisubiza ati, umugore yasubije Imana ngo iki? Inzoka yancukashutse ndazirya. Inzoka yancukashutse ngira ute? Ndazirya. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, ku murongo wa 14, kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje inyamaswa zose, uzajya ugenda ukururinda hasi, uzajya ujya umukungugu iminsi yose yo kubaho kwawe, kandi nshize urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa iki? Agatsitsino. Kandi bwira uwo mugore iti, kugwiza nzagwiza umubabaro ufite inda, kandi uzajya ubyara ubabara. Kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo, nawe azagutwara. 17, igiye guhana na Adamu. Na Adamu iramubwira iti, ubwo wumviye umugore wawe ukajya ku mbuto nakubujije kujyaho, uzaniye ubutaka kugira ute? Kuvumwa. Buzajya bukumerera imikeri n'iki? N'ibitovu, kandi uzajya ugomba kurya ibivamo ugombye kubiruhira. Ututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguha iki? Umutsima, urinde usubira mu butaka. Mu butaka nimo wakuwe, uzasubira mu mukungugu, kuko mu mukungugu nimo wagize ute? Nimo wakuwe. Nguko uko Imana yabahanye bamaze kugira ute? Gucumura. Rero murongo wa 22, Imana yahise ibirukana mu ngobyi ya Edeni. Reka amasome wumva ukuntu yabirukanye. Uri kumva? Uwiteka Imana iravuga iti, dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe ku byo kumenya icyiza n'ikibi, noneho atarambura ukuboko agasoroma ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri ya ngobyi muri Edeni, kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo, nuko yirukana uwo muntu